Muraho neza, uri Turatimana wanyu nk'ibisanzwe, YouTube channel ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi Kibagabaga aho tugiye kwereka inzu nziza cyane igurishwa kuri miliyoni 400 y'amafaranga y'u Rwanda. Inzu yacu iherereye Kibagabaga ku muhanda wa kaburimbo. Ni inzu ifite ibyumba 5, toilette 6. Kuri miliyoni 400 iyi nzu yaba iyawe. Reka rero tuhatembereze tugiye tubereka ubwiza bw'iyi nzu. Tukigera hano murabona ko dufite parking nini nk'uko muri kwibona, genda banyerekera inguni z'iyi nzu zose babashe kubona ubwiza bw'iyi nzu. Ni inzu ifite jardin nk'uko muri kwibona, ni akajardin gatoya ariko nigafata kazaba kameze neza cyane. Inzu yacu iherereye kuri kaburimbo, ni hafi ya Pilipili cyangwa se hafi y'ibitaro bya Kibagabaga. Ni inzu ifite ibyumba 5, toilette 6. Reka tuyipresente gake gake tugere tubereka ubwiza bwayo. Murana ko parikingi ari imodoka byibuze 5 zaparitse neza nkuko muri kubibona. Genda banyerekera inguni zose bagende bareba uko ubwiza bw'inzu. Reka tukinjira hano rero murabona ko duhereye hano ku muryango, ifite umuryango mwiza nkuko muri kubibona. Ifite umuryango mwiza, dore n'uyu nguyu ugende mureba uburyo inzu imeze, ifite ubwiza buhambaye. Hanyuma rero ndebera salo ukuntu ingana. Wow, ifite salo nini cyane nkuko muri kwibona. Iyi nzu yacu rwose ni nziza, ndayibatuye. Salo yakwakira intebe nini cyane, nyinshi kandi nyinshi rwose zitubutse. Hanyuma iyi salo murabona ko nubwo ari ifite salo imeze gutya, hanyuma igira na salle à manger nini nkuko muri kwibona. Ifite salle à manger nini rwose kuri miliyoni 400 iyi nzu yaba iyawe. Nuvuga ngo hasi hari ibyumba 2, hejuru akaba ibyumba 3. Nuvuga ngo ni ibyumba 5, toilette 6. Reka duhere no ku cyumba cya mbere tugiye tubereka ubwiza bw'inzu. Wow, tukigera hano urabona ko dufite icyumba cyinjira hano twita ngo ni cy'abashyitsi. Reka tukite ngo ni cy'abashyitsi ariko ni icyumba kinini rwose nkuko muri kwibona. Ni icyumba cyiza gifite n'umuryango usohoka mwabonye. Urabona ko ari cya cyumba kiba gifite imiryango isohoka, udashaka guca muri salo wakwicira hano ukigendera hanze. Iki ni icyumba cyo hasi kagira n'utubati. Ndebera ni gypsum ahantu hose. Ni gypsum bafashe bashyiramo gypsum ahantu hose. Kuri miliyoni 400 rero iyi nzu yaba iyawe. Hanyuma tukiza hano urabona ko muri iki cyumba ifite toilette yacu nkuko muri kwibona. Ifite toilette nziza, banyerekere uburyo toilette imeze. Ni toilette nziza kandi isakaye kwa kundi basakara toilette ikamera neza cyane. Twagiye rero turagenda tubatembereza tugenda tubereka ukuntu inzu yacu imeze. Hanyuma umuntu wo muri salo ashobora kuza agakoresha iyi toilette nkuko muri kwibona. Iyi toilette umuntu wo muri salo akoresha mwabibonye. Ngiyi ni toilette y'umuntu wo muri salo aza agakoresha. Hanyuma reka duhanze duhere hasi. Tugiye hano tuvuye muri salle à manger duhitira hehe muri iki gikoni cyiza kandi kinini cyane nkuko muri kwibona. Reka mbereke uburyo iki gikoni kimeze. Ni igikoni kinini mwabibonye cyiza cyane. Ni igikoni kinini gifite utubati twiza, genda banyerekera gake gake barabasha gusobanukirwa ubwiza bw'iyi nzu. Reba uno mwanya wa gazi kuko murabona ko umwanya munini, bashyizeho umwanya munini rwose. Genda banyerekera uburyo ino nzu imeze. Ni inzu nziza pe, ndayibatuye. Hanyuma tukiva muri iki cyumba duhita duhitira muri iki cyumba tuva muri iki gikoni duhita muri iki cyumba. Murakibona kindi cyumba cya kabiri. Twabwiye ko hasi hari ibyumba 2, hejuru akaba ibyumba 3. Muri make ikaba ibyumba 5 uko nabibabwiye. 5 toilette 6. Iki cyumba kikagira na garde-robe yacu uko muri kwibona. Turagenda tubereka gake gake ubashe gusobanukirwa uko iyi nzu imeze. Hanyuma iki cyumba kikagira n'iyi toilette yacu uko muri kwibona. Nawe gifite toilette ngiyi nayo ni ya yindi isakaye nkuko muri kwibona. Ni ya toilette nziza igene mu banyerekera uko inzu imeze. Gake gake turagenda tubereka buri kantu kandi mubashe gusobanukirwa. Hanyuma rero iki gikoni nacyo gifite stock yacu, ntabwo twayiberetse ariko irahari uko muri kwibona. Reba banyerekere, dore ngiyi rwose. Sawa, twagiye. Hanyuma rero tukizamuka hano turazamuka hano hejuru gake gake twitonze tugende tubereka uburyo inzu imeze. Ni inzu ishamaje pe, kuri miliyoni 400 iyi nzu yaba iyawe. Genda banyerekera uburyo inzu imeze. Hanyuma rero tukiza hano murabona ko duhita duhera ahangaha kwibi byumba bindi
icyumba cya gatatu ngiki genda banyerekera, nacyo gifite toilette yacyo. Genda banyerekera rwose ngiyi toilette yacyo ngiriya, ni icyuma nacyo cyiza. Banyerekere uburyo inzu imeze, ifite n'inzugi nziza nk'uko muri kubibona, ni inzugi nziza pe. Baricaye baradizayininga bakora ibintu byiza, ndetse n'udutara twiza natubonye. Tubanyerekere uburyo inzu imeze. Wow, it's a nice house. Hanyuma iki cyumba kikagira na garderobe yacyo nk'uko muri kubibona, dore ngiyi. Hanyuma tukiva hano muri iki cyumba cya kane, tuza muri iki cyumba, tukiva mu cyumba cya gatatu duhita tuza mu cyumba cya kane nk'uko muri kukibona, nacyo gifite uyu muryango usohoka nk'uko muri kubibona. Iyi ni bariko y'iki cyumba, nubwo wenda ifunze ariko murabibona ko ari icyumba cyiza nacyo kandi kinini, badizayinize neza. Kikagira na toilette yacyo nk'uko muri kubibona. Wow, ndebera uburyo imeze, inzu nziza, mwayikunda ndabyizeye. Hanyuma tukiza hano, tukiva mu iki cyumba cya kane no tugiye mu cyumba cya gatanu, ari nacyo cya nyuma, bita ngo ni master bedroom. Master bedroom ihera ahangaha nk'uko muri kwibona, ihera k'uyu muryango ikaza gutya nk'uko muri kwibona. Wow, reba ko ningana, ni master bedroom nini cyane rwose, nziza kandi isanzuye. Genda ubanyerekera neza uburyo iki cyumba kingana. Ni icyumba kinini gifite na garderobe yacyo, hanyuma kikagira na ntuza na bariko yacyo nk'uko muri kwibona. Dore ngiyi rwose ifite bariko nziza, mwayibonye ko ifite bariko nziza, muragenda mubereka rwose, ni inzu nziza ndayibatuye. Hanyuma iki cyumba gifite dushe yacyo kandi nini cyane, dore nguko imeze. Tukinjira hano murabona ko twinjiye, tugiye muri ya dushe yisanzuye pe, idushe nini nk'uko muri kubona. Ahantu uno mu cameraman ahagaze naho mpagaze, murabona ko ari rwose ari dushe nini kandi yisanzuye rwose, ikoreshwa na tekinoloji nziza kandi ihambaye. Mwayibonye ko ari dushe nziza, ni nziza pe. Kandi ni ya dushe mubona iri sliding, ya yindi isakaye, muri kubibona ko ari ya yindi rwose itwikira amazi akareka kumanuka hasi. Banyerekere utu tuntu, murabona ko ari utuntu bagiye bashyiraho rwose twiza kandi twiza cyane, muri kubibona ngiyi. Rwose iyi nzu yacu ni nziza ndayibatuye rwose. Ifite n'amagarderobe abiri, murabona ko ifite garderobe ya mbere, ikagira n'iriya, ikagira n'iyi ngiyi. Hanyuma iki ni ikindi cyumba nanone. Wow, ni ibyumba, nabwiye ko ari ibyumba bitanu kandi ni ibyumba bitandatu. I'm very sorry, mbasabye imbabazi rwose. Ni ibyumba bitandatu, toilette esheshatu. Nari nibagiwe rwose pe, mumbabarire. Nababwiye ko ari ibyumba bitanu kandi ni ibyumba bitandatu nk'uko muri kubibona. Iyi nzu yacu rero ifite n'ibyo hanze. Reka tubanze tumanuke hanze, tubanze tubereke uburyo imeze. Nk'uko twabwiye rero ko ifite n'ibyo hanze, murabona ko ifite igikoni cyo hanze ngiki. Ni igikoni cyiza rwose, kinini kandi gifite ni hahandi wicara uri gutekera cyangwa se uri kotsa agahene mu Kinyarwanda. Hanyuma rero murabona ko ifite n'inzu y'umukozi, dore ni iyi ngiyi. Turazamuka hano hejuru, ifite n'inzu y'umukozi rwose hejuru muri etaje. Mudukurikire rero kuri Rwanda Real Estate, mubashe kureba ibyiza tuba tubafitiye. Ni inzu nziza, iyo udashimye iyi ngiyi tubereka n'izindi, tuba dufite many options. Murakoze, murakarama.